umukobwa yabaye nyirurugo ariko mpageze nasanze umugabo adahari urumva naguriye abana tuntu kwa Nyirangarama ndabashiriye abana bambonye barishima urumva hafi umwaka wose ngenda nsubiza inyuma nanjye nkamwumvira vuga nti reka nibomba reke wenda tuzasubirana yego noneho nibwo nagiye rero ngeze mu rugo agakoze gahita kamuhamagara ati umuntu yaje ari hano manuka ndagenda umuhanda wose bandebera ndamanuka umugabo ndeba nkuko waba uri hano nyine ukajya ureba umuntu arembera habe no kukugira imbabazi avuga ati si umuntu wambyariye abana batatu ari burare hehe umuntu twasangiye naho naba narisha umuntu ashaka no kukugira imbabazi akavuga ati wenda bamucumbikira ejo buzajya agenda cyangwa avuga ati genda urare ahangaha cyangwa ngo n'amafaranga ya hoteli avuga ati genda ushaka aho urara ariko ndababwira ngo njya mbwira abantu nkunda kubwira abantu Yesu niwe nshuti yacu ya bugufi nari maze igihe ntabwo bundi sinkirira navuga ngo ngewe namaze nko kuba nk'ikinya ntabwo nkirira ariko nabwira abantu ngo Yesu ni nshuti yacu ya bugufi umugabo yakwanga abana bakwanga imitungo yagenda kongeye kubaha ikaze abakurikira Hirwa TV Rwanda umwami Imana abagirire neza aho muri hose mu mpande zitandukanye turabasuhuje cyane turabakunda turabizi ko muri benshi turabibona murabitwereka muraduhamagara muratwandikira umwami Imana abaho umugisha rero natwe turabakunda cyane kandi turabazirikana niyo mpamvu natwe tudahwema igihe cyose kongera kugaruka kubana namwe uyu munsi rero ntago nongeye kuza jyenyine nkuko mubimenyereye ngira ngo muranze amazina yanjye n'ubundi ni Mama Hirwa niwe wongeye kugaruka uyu munsi ariko sindi jyenyine uyu munsi turi kumwe n'umushyitsi cyangwa umutumirwa wacu muramubona n'umumama mwiza cyane nawe ashaka kuvuga Imana ndetse n'imbaraga z'Imana cyangwa Imana yamukuye kugeza uyu munsi akaba nawe ashaka kuvuga ineza yayo rero umumama turi kumwe n'umuntu mukuru nawe yabibwira amazina yiwe hanyuma tukanagutangira murakoze cyane Mama Hirwa nitwa Kamatamu Anne ariko mfite amazina y'umuhamagaro nitwa Pastor Deborah Imana iduhanane umugisha amen urumva ko tugiriwe ubuntu cyane turi kumwe n'umukozi w'Imana ni Pastor Deborah ubwo urumva byanze bikunze abantu benshi cyane bamuzi kandi muri bumukurikirane Pastor Deborah tugwaye ikaze kuri Hirwa TV Rwanda murakoze cyane yego turakwishimiye murakoze cyane nanjye nuko twishimiye kwakira umukozi w'Imana murakoze ngira ngo Pastor Deborah twagira ngo tuganire hari ukuntu umuntu nyine aba akeneye kumenya umuntu ese akamenya umuntu se yavutse ari pasteri ese yabaye pasteri nyuma abundi ko umuntu areba ukiri na mutoya umuntu yavuga ese ndumva twagira ngo byibuze utangire mu ncamakeya ubwira abantu Pastor Deborah mbere yuko aba pasteri ese mbere yuko aba mama yari mu ntoki murakoze cyane ntabwo navutse ndi pasteri ariko ngira ngo ntabwo mu migambi y'Imana nariwe kuko Imana yabayeho kera kuko mbere yuko twebwe tuba Imana ibizi icyo tuzabacyo ariko urumva twebwe ntabwo tuba tuzi ngo ejo hacu hazamera gutya numva ngiye navutse ndi umwana navuga ngo w'umuhererezi mu rugo iwacu tuvugana turi abana 8 ni ngiye umutoya navutse mfite papa wanjye na mama wanjye ariko papa wanjye aza gupfa rero navuga ngo navuke mu muryango wa Gikristo mvuka mama wanjye ari umukatolike nanjye ndi umukatolike ndi umusaveri abareje iyo bintu nk'ibyo ubwo rero nyuma yaho nibwo navuga ngo twaje guhindura nk'itorero tujya muri ADPR n'ababyeyi urumva papa wanjye yari yarapfuye mama wanjye tujya muri ADPR niho ngiye naje kubatirizwa nko mu 2000 niho nabatijwe muri ADPR ariko nyuma ngira ngo ntago wenda naje gukomeza urabona umuntu abakiri umukobwa bakiri inkumi abayiyumva nibwo ngewe naje kuva muri ADPR ariko nyine navuga ngo wavuye muhinduye ugiye muri indi torero cyangwa wavuye ni bimwe byo kuvuga ngo nyine ukaba bivuyemo n'isi n'iki ukavuga ngo gihe nari maze kwibonera akazi nihugira mu by'akazi mbega yego uravuga uti byo gusenga reka mbe mbishyize urumva nahoraga nagiye gushaka amafaranga rero ubwo nyine naje kwiga ibintu bya saro
ndabyiga, maze kubyiga nibwo naje kubikora, naje kubona stage nyibonye bampa akazi. Bamaze kumpa akazi rero nibwo naje gukora ku kazi, niho naje navuga ngo namenyanye n'umugabo twabanye. Ariko nyuma y'aho papa wacu apfiriye ubuzima bwabaye bubi cyane, bubi cyane. Urumva nyine basaza bacu bakuru nibo bagiye badutunga, urumva bwari ubuzima bwa starago nyine buteye ubwoba. Ariko Imana imana natwe ntago twigeze, urumva nyine urumva iyo umubyeyi yapfuye ubuzima bwa bwabaye hasi, ariko nyine tukarya ibyo tubonye, ubuzima bukomeza gutyo. Ubwo rero urumva muri ubwo buzima niho navuga ngewe naje kumenyana n'umugabo twabanye. Rero uwo mugabo navuga ngo ni kumwe nyine ubuvuga ngo ni ikinga ikibazo, ari igihe uba ufite ibibazo. Icyo gihe ukora akazi wagakoraga utaha mu rugo kwa mama wawe cyangwa wari kwa mama wanjye? Urumva hari igihe uvuga ngo reka nshake ubuzima ndimo basi mbe mbwikingiye ahandi hantu. Nkeka ko ngewe ari ubwo buryo nashatsemo. Ndashaka nko muri za 2005 niho nashatse. Ubwo umugabo yabaga hano i Kigali turabana. Ngeze rero mu rugo, urumva ngewe hari ibintu ubuzima nari naramenyereye bw'ubutesi n'iki, naho nageze mu rugo ndavuga ngo ngiye kongera gusenga, nongera gushaka Imana, kubera ko hari ubuzima nari mbonye mpinduye, kandi ubwo buzima mbona ntari kumwe n'Imana, ntago nzabushobora. Sanga umuntu tugiye kubana n'umuntu mbona ukaze, n'umuntu nyine urumva ngewe wabibonye ko akaze ugezeyo. Urumva hari ibintu uba ubona ukabona nyine biratandukanye naho wari uri. Rero ndavuga ngo wari umukobwa wigengaga, noneho ugiye kuba umudamu ugiye kuyoborwa. Rero nintasenga Imana ntabwo urugo nzarushobora. Nuko nanjye nabitekereje. Ubwo rero niho natangiye gusenga, ntangira kwegera Imana, ntangira kujya njya mu byumba by'amasengesho, ntangira gusenga. Urumva Imana, umva icyo gihe twarakodeshaga, noneho ntangira gusenga mvuga ngo Mana uzaduha inzu muri Kigali, umwana nimbyara umwana azajye kwiga dufite inzu muri Kigali. Niko byagenze. Ari igihe tugirirwa umugisha n'Imana. Imana yigeze kubwira Mose, iramubwira ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, ngo n'icyo ukoze ndagikora. Rero mu bantu bari baragiriwe umugisha Imana ikamenya izina, nanjye ndimo, kuko hari ibintu byinshi nagiye nsaba Imana icyo gihe, nubwo nabaga nkijijwe cyane, ariko nkabona Imana irabinkoreye nk'uko nayibisabye. Iyo nzu narayisabye, mbona inzira yayiduhaye. Umwana navuga ngo yagiye gutangira materineri, iyo nzu tuyifite nk'uko nari nabisabye Imana, turakomeza urugendo. Urumva Imana yadukuraga ku rwego idushyira ku rundi. Nuvuga ngo nta bukene nigeze mpurana rwo muri urwo rugo. Navuga ngo twabanye mu buzima mpahira n'ijya nyambika, ariko nyine akagira ibintu byo gufuha cyane cyane cyane, ku buryo naba nasuye nk'umuntu wenda tuvuge w'umuturanyi, kumwe umuntu aza agasanga uri ku muturanyi, ugasanga ahise amuhamagara, kana kavuye hano, atarahavuye. Ubu urumva wenda iyo nza kuba ndi umuntu w'umunyamanyanga nkabeshya, byari kujya biba ibindi. Ariko nageragezaga kuvugisha ukuri kugira ngo wenda atajya nagiye mu bindi. Urumva ko umugabo wanjye sori gato ntago yari umunyarwanda, yari umukongomani. Urumva rero hari ukuntu ushakana n'umuntu ariko ukaba utamwizeye, ati uyu muntu ushatse iki gihugu n'iki wabo, wabonaga ari ugufitiye impungenge. Navuga ko ari we, ngewe ntago nari mvuga ngo ndamukeka, ariko we ngira ngo ako kantu kajemo. Ariko nawe wakagira umva umuntu w'umusanze mu gihugu cy'iwabo, ntimusanzwe muziranye, navuga ko yarankundaga. Avuga ati uyu muntu sinshaka ko hari abandi bantu wenda bamutereta cyangwa n'ibiki. Ubwo rero nyine navuga ngo nari agakobwa gato ufite nk'ibiro 50, nari nanutse cyane, ubu narabyibushye. Hari n'abantu banzi kera ubu ngubu badashaka kumenya ko ari jyewe. Ubwo rero tuba muri urwo rugo, tugenda tubana. Imana tuza kugurisha iyo nzu, tugura ahandi hantu. Aha kabiri rero navuga ngo niho intambara zavutse. Niho aho ngaho twabaye ha kabiri, niho yagiye azana bene wabo, twe dutangiye kugira amafaranga. Abana bamushikiwe bakaza ari 3, bakaza ari 4, nyine nabo bakaza mbona bashaka kunkandagira hejuru, ariko nkabyihora ko nge nari nzi icyo nshaka kandi nanasenga cyane, ko muri nge wundi nize
umutima wanjye nawe utoje kwihangana, ibintu byose bimbayeho nyine ndabijera nkabwira umutima wanjye ngo tuza, nibyo natoje Imana. None se ubundi aho ngaho umva mu by'ukuri mwari mufite ubushobozi kandi aba famiye ye cyangwa abana bagombaga kuza mu rugo, icyo gihe bisaba kwihangana kuko nanone ntago wabwira abantu ngo ntimuze mu rugo kandi enda nta n'ahandi hantu ho kujya bari bafite, icyo gihe wasabwaga kwihangana. Yego komeza. Ubundi gewe nta nubwo navuga ngo nari nangaga ko baza aho ya n'abantu gewe bundi ngira urukundo, nkunda abantu, nkunda kubaha abantu bari, kuko n'iwacu urumva twabaye mu bantu, ariko ni kumwe nyine umuntu azagatangira kugusuzugura iwawe, ariko kuko bari abana kandi ngiye mbona ndi umugore mu rugo ntacyo bintwaye, ariko nkabona umugabo nyine kumwe umuntu ashyigikira abantu bo mu miryango yabo, nkabona ni nk'aho abashyigikiye cyane, ariko yewe simbyiteho. Ubwo rero nyuma yaho nibwo navuga ko aho ngaho nibwo umugabo yatangiye kurwaragurika uturwara dutandukanye, ubwo rero akajya arwaragurika akivuza indwara ikanga gutyo. Ubwo rero yajyaga kwa muganga bakamubwira icyo arwaye? Yaragendaga bakabura indwara, agaca no muri za sikaneri bakabura indwara. Ubwo rero nibwo yakomeje kurwara nawe, urumva we yasengeraga muri Katolike tumenyana, aza kuvuga ati reka njye nsengera aho nsengera nanjye mu itorero nasengeragamo byabaga i Gikondo. Ubwo niho twaje gusengera twese turasenga, urumva kuko yari afite n'amafaranga bahita bamubwira umusaza w'itorero, nyine ubona ko ibintu nyine mu rugo tubaye abakristu, abantu bakaza gukorera amasengesho mu rugo iwacu, urumva urugo rufite amafaranga, nibasoza amasengesho turabatekera batarinze kwikoramo mu mufuka wabo, nyine urugo rwacu ari urw'abakristu, ariko ntabwo twe twarasezeranye, nta na kimwe twari twarakoze, yari yarankoye gusa. Noneho nkajya mugani rero tuzatera igikumwe cyangwa dushakane, yani dukora ubukwe dutere n'igikumwe, ariko akavuga ngo urabona iwacu ni kure, kugira ngo umubyeyi wanjye kuko nafite umwe papa we azaze bizagorana. Ubwo rero nibwo nyine urumva uhaturiza umuntu hari igihe avuga ati uyu muntu ni imitungo, ni imitungo ashaka ni iki, nkanyuzamo nkabimubwira ko nkabona ntago abyumva, nanjye ndamwihorera mvuga ati atazakeka ko ari n'imitungo wenda mushakaho. Ubwo rero twagomeje aho ngaho ararwara, nibwo yaje kujya iwabo azana abanyamasengesho bavuye i Bukavu b'abadamu 3 arabategera arabazana, noneho nibwo baje rero abo banyamasengesho, nibwo twagumije dusenganya ngo bamaze nk'iminsi 4 mu rugo. No ku munsi wa nyuma nibwo umwe yavuze ngo arashaka gusengera icyumba cyacu, bakavuga ngo ni amarozi ngo arwaye, abandi ngo ninzane amakanzu yanjye ngo bajye kuyasengera ku misozi. Urumva twara abakristo ariko mu buryo bw'umwuka twara abana. Ubwo ngubwo bakambwira ati akanzu y'umuhondo, hari kanzu y'umuhondo ufite, hari icyatsi, hari y'umweru, izo ngizo bazikurogeyemo, uzizane tujye kuzisengera ku musozi. Urumva nanjye nkavuga nibyo, mwazana amakanzu nkarundaho nkabereka bagahitamo ayo bashatse bajyana. Ubwo rero nibwo nyuma nyine umwe ngo wari ubakuriye ngo yavuze ngo arashaka gusengera icyumba cyacu, turavuga ati nta kibazo, araza arasenga aragenda. Noneho nyuma yaho hashize nk'icyumweru tukajya twumva ikintu kiraje gifunguye umuryango, tukumva ikintu kiraje gifunguye puanye y'umuryango, tukarareba kuko urumva nari maze kubyara 2, nari mfite abana 3, kigenda nari maze kubyara 3, tukareba ko ari umwana mutoya, yari afite nk'imyaka 3 ararana n'abandi, ariko tugasanga sibo twafungura muri salo tukabura umuntu. Turavuga ati izi ni imbaraga z'umwijima, turasenga ariko ibyo bintu biranga. Nibwo rero twaje kwimuka tujya kuba ahantu bita Sejemu neza, yanzu muyivamo muravuga mu turayigurisha, tugura ahandi. Ubwo aho Sejemu twaguze rero navuga ngo niho urugamba rwahinduye isura. Urumva uko uno yagendaga azana bene wabo, niko yavugaga nyine ngo ntabwo ashaka umukozi w'umunyarwanda, arashaka nyine abana be bamenye igiswahili, niyo mpamvu yahoraga azana bene wabo gutyo. Ubwo rero nibwo ngewe noneho ubwo tugeze Sejemu urumva yahise amfungurira ahantu ho gukorera muri iyo nzu yacu. Noneho nyine twacuruzaga inkweto n'imyenda gutyo. Noneho nibwo navuze ati rero birangoye gutekera abana, urumva abana barigaga, ndavuga ati tuzashaka umukozi. Aravuga ati nitujya muri Kongo tuzashaka umukozi. Ubwo rero twaze kujya muri vacances muri Kongo,
tujyayo tuhageze nibwo nagiye bwa mbere n'abana numva nari maze kuhamenyera nshobora kwambuka njyenyine n'abana ubwo rero mpageze nibwo nababwira ati babashakire umukozi noneho nzajyana mu Rwanda nyine baravuga ati nta kibazo hari umwana tuzi muri quartier witonda reka tuba ariwe tuguhereza mpita rero muhereza uwo mwana nyine uwo mwana baraza turavugana turumvikana ubwo umugabo yaje hashize nk'icyumweru kimwe ahita ambwira mpita mubwira uko nabonye umukozi aravuga ati nta kibazo tuzamutwara igihe cyo gutaha kigeze ubwo rero igihe cyo gutaha kigeze nibwo twagiye gufata wa mwana tumaze kuhagera rero iwabo w'umwana ndi gukata munsi y'urugo iwabo nibwo numvise ijwi rimbwira ngo uzana umukozi akagutwara umugabo ntangira gucyaha bimwe byacu mu izina rya Yesu harimo umugabo gute nzaba nagiye kuko nabonaga utuntu yego ntazibana zitakona manya mahembe niko umunyarwanda yavuze ariko mu bisanzwe nabonaga nta birenze ankorera nta kwihanganira ubwo rero ni ijwi ntago naryumviye narakomeje ndigendera njya kureba wa mukozi umukozi nubwo nasanze papa we ahari noneho turavugana papa aravuga ati mume amadolari 10 kugira ngo sigere ndikenuza kuko barabakene pe noneho ndavuga ati turavuga ati nta kibazo turayamuha noneho kuko twayamuhaye mu makongomani noneho papa atangira kuyavumaho gutya yacira uhirwe mu nzira ugiyemo uhirwe mu rugo ugiyemo uhirwe ruguru y'inzira atangiye kuyavugiraho amagambo ayatongera kuko urumva nabashi yageze nahavuga mu rurimi ngewe numva gutyo ubwo ngubwo rero umwana nibwo twamufashe turamujyana i Kigali tuhageze rero i Kigali nyine umwana urumva Kigali cya muri Kongo oya i Kigali wumva tumuvanye muri Kongo tumuzanye mu Rwanda urumva twabaga sejemu duhita rero dutangira nyine ntangira kumwigisha akazi urumva yari umwana w'umuturage birumvikana ntangira kumwigisha akazi ariko tuvuge uyu munsi ni kwa gatandatu kundi wa gatandatu cyumweru gishize tuvuye muri Kongo nafashwe n'indwara fatwa n'umutwe byatangiye ari umutwe numva kubyuka byanze numva umutwe waremereye numva mbega umutwe wabaye umutwe mu imiti biranga ntangira kunywa imiti kaze biranga noneho umunsi umwe ariko urumva agenda ahoraga nzi ko ari umutwe ariko mu by'ukuri ntabwo wari umutwe kuko urumva byageze aho nza kumva naje kumva umunsi umwe twicaye nka kuno twicaye numva ibintu biranyinjiye binyinjira mu birenge numva bigenda binyotsa bigera mu nda nkumva inyama zo mu nda zirahiye bigeze mu mutima numva nk'umutima neza ugiye kuvamo bigera mu mutwe birabyina ubwo abantu twe turi kubona ndavuga mana we sinzi ibintu bimbayeho arumva abantu twe turi kubona ntibamenye umwuka unyinjiyemo ariko hari umwuka mubi mu bigaragara ubwo ngubwo rero uwo mwuka umaze kunyinjira niho indwara yahinduye isura ntangira kudasinzira ntangira kumva utuntu tunjomba nk'ishinge ntangira kumva nijoro nkaryama ariko sinsinzira ndavuga se ibi ni ibiki birakomeza nkanywa imiti biranga tugasenga imana ntigire n'ikintu ihishura igaceceka ubwo rero umunsi umwe nibwo naje kubona iyerekwa ngira ngo iri yerekwa wenda amacano yose navuze wenda nubwo mbengiye kurivuga mbona ngo turi kujya muri Kongo ngo kuko ngo nabonaga ngo hari nk'umuntu uri kurwanya ariko numva ngo mbona ngo twagiye muri Kongo dusa nkaho twahunze izo ntambara z'ibintu byandwanyaga umugabo ndabimubwira urumva ntabwo ngiye nari nzi ko dushaka kuzajya muri Kongo nyine ndabimubwira kubera ko nta kintu gishaka kumbaho Imana itakinyeretse ntabwo byashoboka ubwo nubwo ntasengaga amasengesho afite ingufu nubwo ariko Imana yaranyerekaga umunsi ku munsi ubwo rero nibwo naje kurwara umunsi umwe ndaranasinzire numva narembye numva meze nabi ndamubwira ngo ampa amafaranga n'ubundi yari asanzwe yama njya kwivuza ngewe urumva muri icyo gitondo hari ku cyumweru narabyutse mpita ntega moto njya Indera ngenyine numvaga neza meze nk'umuntu ugiye gusara njya Indera
ngeze Ndera bantera urushinge bamutunini babonaga narembye barangije barambwira ati buryamye hari nk'amasaha 2 babona nta gihinduka barambwira ati ni ku cyumweru reka iyi miti tuguhaye uzayimwe hashire nk'imisi 3 ugaruke tugupime turebe impamvu ikibazo ufite. Ubwo ndongera ntega moto ndataha cyo gihe nivuje 100% ndataha ngeze mu rugo uburibwe buba noneho uburibwe ukuzi ibise biryamye bimwe bya nyuma panda kuri yo wenda uvuga ngo wakwicara hari ibise bikurya iyo ugiye kubyara nubashe kwicara guhagarara bikakunanirwa ukazunguruka nange niko numvaga nabaye noneho ndavuga ngo ese nari ngiye kuryama biranga nakwicara bikanga ndavuga ngo reka nge kwivuro ryagira ubuzima ribasejemu naho bandebera ibintu biri kumbaho ndagenda naho babonye babona narembye bantera kandi gashinge kagabajya ububabare none rero ko gashinge wajyaho niko kagiye kuvumbura nk'indwara mera nk'umusazi mita nikubita hasi mita nigaragura mita mvuza induru mita nangira kuvuga amagambo menshi numva ari urumva zanshinge zarabise none inshinge noneho zabaye noneho nk'ikisi nk'ibyuma bari kuntera basi banjombagura umubiri wose ndataka umutware ntahari mbese bamuhamagara kuko we yari yagiye gusenga urumva nageze mu rugo nsanga yagiye gusenga n'abana ariko umukozi ari mu rugo ubwo rero nibwo yaje baramugatisha indwara ntago tubona kari yo kwa muganga nibwo ako kanya twese tuvaho gira ubuzima tugera mu rugo urumva gira ubuzima naseje hafi aho ni muri quartier bantwaye mu maboko nyine ubwo ngubwo uwo munsi niho nahamagaye pastor wanjye ngaza nsengere na basi nipfire neza ubwo ngubwo nibwo twagiye mu rugo mugabo aravuga ati tugende Igoma ngiye kukuvuza urumva ngiye uko nakavuye aho ngaho uko nakiriwe nahise nguma mu ntebe meze nk'umuntu wapfiriye mu ntebe ubwo nyine nimba baramaye nk'umwenda simbizi nta nubwo mbyibuka ubwo nibwo nahise twagiye Nyabugogo tugenda Igoma tugeze Gisenyi urumva twageze Gisenyi nimugura kuko urumva hari mu masaha 9 kuva Igisenyi kuva Kigali Gisenyi cyo hari nk'amasaha 2 n'igice twahageze ari nka umupaka bafunze ubwo hari umushuti wacu wabaga Gisenyi hafi y'umupaka tuvuga ngo reka tujye kurara ejo tuzabyuke twambuka ubwo aho ngaho niho twagiye turarya ndaryama noneho aho ngaho iwanjye sindyama ariko muri urwo rugo aho nagiye ndaryama ndasinzira tibaza ibi bintu bidatuma iwanjye ndyama ariko naba nagiye ahandi nkasinzira ni ibiki ariko ubwo nyine urumva ntago utinda ku bintu bumeze nkaho hari ibintu bikurindagiza ubwo ngubwo turambuka mu gitondo turagenda baturangira nyine ahantu urumva nyine urugamba rwabaye urugamba ahantu tugomba kwivuza nyine urumva rero Igoma hari ahantu ukuze hano farumasi zimera kubera Igoma n'ahantu bagira ibintu baroga cyane bagira udufarumasi tw'imiti usanga nyine muri quartier hari ahantu bavura imiti biba bizwi bavura imiti imeze nk'iya Kinyarwanda biba bizwi nta muntu wamufata ntago ari umupfumu ngakubwire ngo urwaye ikihoya aragupima nimba ari uburozi wariye agahita akubwira ibipimo bikerekana ubwo ngubwo rero niho urumva nta nubwo ari ukuvangwa n'ibindi aguhereza akantu k'icyatsi ikibabi ukagiciraho nyuma y'iminota 5 uko amacandwa agenda yuma iyo bakuroze akakababi gahita gahinduka nka kumye nk'akarabye kagahita gashya ukareba kandi kare kabisi ubwo nge nuko bampimye baravuga ati dore wariye uburozi bampereza imiti iyo kurutsa iyo kunywa iyo kugira gute ndanywa nyweye nta kintu yamariye ikigeragezo urumva kigomeza kuba ikigeragezo umugabo rero nibwo none urumva aho twaruhukiye ni kwa bene wabo turahabaye nk'ibyumweru 2 imiti nta kintu yamariraga mu by'ukuri ayinywa ahubwo ikajya intera allergie nkatangira gupfuruta umubiri wose aho nishimye hagata hatutika ubwo rero nibwo yavuze ati ibi bintu ndabona bikaze reka tuzimuke uko nabonaga n'ubundi za nzozi narose mbona twimuka niko byagenze we yasubiye i Kigali yemura ibintu ibishoboka n'abana urumva twari abasize i Kigali kuko barigaga n'umukozi
ubwo yimura ibintu asigoma tujya kubigoma. Urumva tumaze kujya kubigoma rero nyine urumva twese dushaka inzu yo gukodesha, inzu i Kigali dusika tuyikodesheje. Ubwo tubayigoma noneho rero igomba ngewe nahoraga nigira kwisengera. Ariko nibura waje koroherwa ugezeyo? Ntago norohewe, niko akunda, ariko urumva nka karitsiye wakumva ahantu basenga hafi ukajyayo ukavuga ati reka nigire kwirirwa mu nzu y'Imana kugira ngo nirwe ndyamye. None wumva ukuntu Imana nyine, Imana yacira reba kandi Imana yacira avuga. Ubwo nibwo naje kujyayo, umuhanuzi arampagurutsa arambwira ati wa mama we wowe, arampagurutsa ndahaguruka. Arambwira rero umukongomani, arambwira ati Imana igukuye umwuka w'ubusazi, ti dore baguterereje ibintu, warugiye gusara, warugiye barashaka kukwica ibintu nk'ibyo. Ti kandi umuntu ukuroga ntabwo akuri kure, akuri impande yawe. Ndavuga se ubwo ahantu nimukiye muri Goma umurozi ari impande yanjye, uwuhe murozi se? Ahantu nimukiye se ubwo naho hari abarozi nk'uko i Kigali umuntu yakuvuga ati hari abarozi impande yawe, wavuga ati ni abaturanyi. Ariko n'ahandi nimukiye rya jambo rikomeje kuba abarozi, ndabyihorera. Ubwo njya ahandi gusenga, ngiye baramagurutsa, bo banambwiye baravuga ati dore urwaye gutya, ujya wumva ibintu bigutondagera. Kuko nageze aho numva ibintu bintondagira, nkumva ibintu bimeze nk'ishishi bingenda mu mubiri, nkumva ibintu mbega numvaga ibintu bidasanzwe, nkumva nk'ibintu bigenda mu maso gutya nkikoraho, mbega narifite ibimenyetso nk'iby'umuntu ugiye gusara. Ariko Imana yacu, ubundi Imana ntago uzapfa mbere yo gupfa, kandi turi mu mugambi w'Imana. Naho umuntu yashaka kukwica, nta muntu uzakwica, kuko Imana niba igufiteho umugambi, nta muntu n'umwe ushobora kukwica. Ubwo rero nyine mbaye aho ngaho, ahandi nagiye gusengera baravuga ati dore hari ibintu bikugendamo mu mubiri, ibiki n'ibiki. Bo bambwira neza ibintu, baranasengera, ariko ikibazo kiracyari hahandi, ntabwo gikira. Uratekereza ko ushaka umukozi wawe? Ntabwo ngiye natekerezaga ko, n'ubu sinjya ntekereza ko, kuko ntabwo ngewe njya ncira umuntu urubanza. Imana yonyine ibizi impamvu y'ibintu, yamukoresha yakoresha umugabo, ibizi impamvu. Ubwo rero nibwo uwo pasiteri yambwiye ati dore mbonye umugabo wawe afite amafaranga, ariko mbonye hari igihe kizagira akakwanga, mbonye hari imbaraga z'abagore zizamukurura. Ambwira iryo jambo, abimbwiye urumva numvaga ari mu gihe kizaza, ari Imana tubwira ikintu ikibi kirihuta. Imana ikubwiye ngo nzaguha inzu n'ibiki biratinda, ariko ikubwiye ngo urupfu, ejo ushobora no kugenda ukaba wapfuye. Ntabwo nigeze mbisengera hasi, navuze ngo reka mbisengere, numvuze ngo igihe kizaza. N'ibintu twumva ntitwumve ko Imana wenda ari yivuze tukabitesha agaciro, kandi ariyo yavuze. Ubwo umupasiteri arabimbwira, ndataha. Urumva ikintu cyose Imana yambwiraga ajyaho umugabo nahitaga mubwira ati ko bambwiye gutya. Urumva narabimbwira, aravuga ati aha ibyo ni iby'abarokore, ni ibitekerezo by'amwibaza. Ariko muri iyo minsi nkahora mubwira ngo ariko twabanye dukennye, none Imana yatugira ubuntu, ntuzanyange. Nkahora mubwira iryo jambo, ntabwo nzi ikintu cyatumaga. Amubwira ngo twabanye ku kamatera gatoya, ubu tugeze kuri Dodoma, ntuzanyange. Iryo jambo nanjye ntabwo nzi aho ryavaga, nkahora ndivuga uko turi kumwe, uko twicaranye, nkahora mubwira iryo jambo. Ubwo naje kugira iyerekwa, mbona hari umukozi twahuranye mbere tukiba mu Rwanda, ngo mbona yaje, ngo mbona aramukunze, ngo mbona amuhaye urukundo nkaho njye watajya aruma nk'urwo yahaye uwo mukozi. Namuganga se kubera iki uyu mukozi wanjye ari uri gukunda kundusha, no kubera iki? Ngarambira ngo none ikibazo si wowe? Nkavuga ngo niki gute se, kandi wowe uri gukunda umukozi. Duterana amagambo mu nzozi, ngo mbona binteye umujinya, mpita mfata imyenda yanjye mpita nshyira mu ivarisi, ngo mbona ngiye iwacu, ngo negereza ko azaza kuntwara. Ndaheba mu nzozi, mbyutse ndabimubwira, ndasenga ariko ndanabimubwira. Ukiye mu gitondo ntekereza ku bintu narose, ndavuga ibi bintu birakaze, iki kintu Imana yanyeretse ni icy'ukuri. Ndabimubwira nyine, nkomeza gusenga. Ariko urugamba, ikigeragezo iyo cyaje, ubundi baravuga ikigeragezo
mu gisore niho bavuga ngo jari bayigonga imurango. Ikigeragezo iyo cyaje ntago kijya gikomanga kuko gishatse gukomanga wakwanga kugikingurira, ariko iyo ikigeragezo cyaje cyo kiratobora kirinjiza kishakira inzira. Ubwo rero kuva narota izo nzozi haciyeho nk'ibyumweru 2 bimwe narose koko bihita biba. Ubwo twari turi nukuvuga ngo nari ndaho ngaho. Noneho umwana wanjye mukuru azana telefone yari yayibagiwe, ayizanye mbonamo message umuntu yamwandikiye w'umukobwa, message itari nziza. Numva yewe inkoze nko ku mutima nk'umumama, nawe urabyumvanye message umuntu w'umukobwa yandikiye umugabo wawe kandi irimo ibintu bikomeye. Ndavuga ni kumbe nuko bimeze, ariko ibyo sinabyitaho cyangwa ngo mubwire ngo urabona hoya ari ibintu tugenza gake. Nuhutireho ukabanza mbanze menya makuru y'iyi message. Ubwo rero buracya yaraje nkuko bisanzwe ndamwakira n'iki, ariko buracya numva binyanze mu ndavuga neka mubaze impamvu ibi bintu biri kuba cyangwa ibi bintu. Wabonaga se nibura agenda kwereka ingeso zitari nziza uko naragenda hinduka? Urumva guhinduka hari ukuntu umuntu hoya ntago navuga ngo yarahindutse wenda ngajya ntuka cyangwa agire gute, ahubwo vuga ngo hari ikigeragezo kiza kugira ngo n'umuntu mubana guhage. Urumva kurwaza umuntu udakira arakuvuza agira gute? Erega abagabo buriya ni abantu bananirwa vuba. Uwo mugabo yarwara ukamurwaza n'imyaka, ariko umugabo ni iyo urwaye ukwezi. Ariko hari n'abagabo babasha kurwaza abadamu babo bakabihangana. Nago mbizi wenda biterwa simbizi. Ubwo ngubwo rero navuga ngo nibwo nabonye iyo message mu gitondo bukeye niho nabimubajije. Ndavuga ngo neza message ndayimwereka, mbona aguye mu kantu, ariko n'umuntu anyagirwa kubera ikintu runaka, atunguwe nuko icyo kintu wewe wakimenye. Ariko ndabyihorera, nago nabigize intambara ndamwihorera. Ubwo rero haje gushira nk'amasaha ngahe nk'abiri, mbona hamagaye wa mugabo w'igisenyi n'umugore we, mbona wa mupasiteri twari duturanye umwe wampanuriye bya bindi, mbona nawe nyine baramuhamagaje araje, turabanza turasenga nk'uko bisanzwe kugira ngo nyine dutangire ikiganiro. Ariko ibyo urumva sinari nzi ibyo ari byo. Ubwo ngubwo rero nibwo yavuze ati umugore wanjye asigaye afite ingeso mbi, ajya mu bagabo, ajya mu biki, ajya mu miti, ajya mu bapfumu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Arakurega urumirwa. Baramuga ati se wa mugabo, uyu mugore wawe muvanye mu Rwanda ejo bundi agiye muri izo ngeso mbi aho mugereye ahangaha? Ati yego niko bimeze, ibiki n'ibiki. Bamusaba ibimenyetso ngo nimero wenda y'uwo mugabo wenda twaba wenda dufitanye ubushuti, azana nimero twayihamagara mikaba kompoze. Noneho ubwo bayikojeje mu cyumba, azana akantu k'agapapiye mushwari karimo utuntu tw'uduti tw'ibyatsi. Aravuga ati utu duti genda ukuye musi y'igitanda. Uyu mugore mureba ansasira imiti n'indwara burya najyaga ndwara, mbonye ko ari we wandogaga. Baravuga ati ibi bintu ntibyumvikana, wa mugabo umuhindutse ku munota wa nyuma. Aravuga ati nuko niko bimeze, sinshaka kubana n'umugore umeze gutya. We tangira gufata imyanzuro, sinshaka kubana n'umugore umeze gutya, ntabwo nabishobora, reka yazangica ibiki gutyo. Urumirwa. Pasiteri asohora hanze. Urumva muri abo ngabo nige munyarwanda warurimo bose bakavuga ati byemere utanga amahoro ibiki. Uwo mupasiteri rero urumva nyine abapasiteri baba bafite inararibonye, asohora hanze arambwira ati mwana wanjye, bimwe nakubwiye wabibonye, bimwe naguhanuriye wabibonye ko ari ngibi byatangiye. Arambwira ati rero icyo mbona cyo ishuri ryatangiye. Mana we niko yambwiye, ishuri ry'ikigeragezo kimwe nakubwiye ryatangiye. Ariko arambwira ati ariko mukobwa wanjye, icyo nakubwira cyo Yesu yemeye ibyaha byacu. Ibi bintu kubyemera we hari icyo bigutwaye? Ndamwe pastor agiye kugira ngo nemere ikintu ntakoze, ntago byashoboka. Arambwira tumva Yesu se ntiyakubiswe n'ubizi, nturi umukristo, none si ibintu ibyaha yaziraga koko yarabikoze, ariko yaje kugaragara uwo yarari we, n'abamushinjaga baje kumenya ko yari umwana w'Imana. We kubyemera ugatanga amahoro mu rugo, ibi bintu izi mvuru zigahagarara, aricyo bigutwaye? Ndavuga ati ntacyo bintwaye. Pastor aranyemezerega ndinjira, ninjiye
ndahagera urumva nyine nari narize ya ndwara kurira ibintu bigutunguye nageze aho nsenga n'isengesho ry'ubujinga ndavuga ngo Mwami Yesu ni watobora ya mabati ukaza ukagaragaza ukuri ariko mbure Imana iracecekana iraceceka yego ubwo ngubwo iyo uri mu kigeragezo ntabwo Imana ijya yigaragaza isa nkaho yakwitaruye ariko mama muri kumwe yego none ibiri hafi aho ngaho noneho ndagenda ndinjira baravuga ati urumva umugabo we icyo yashakaga no kwemera ikosa emera ikosa emera kuri umunyabyaha kuko navuga ngo hari ikintu yaragambiriye ashaka ko kigera ku ntego ndamwana numva ibintu byose muvuga hatabuzemo na kimwe narabikoze ntariko Imana dusenga umunsi umwe izagaragaza giye wondi we izagaragaza ukuri nubwo mbyembe baravuga ati niko twashakaga ibiki n'ibiki havuyemo umugabo umwe tazibagirwa ijambo yavuze aravuga ngo ariko ubundi nguyu n'umugore warutunze ariko avuga ubundi kandi yari n'umupasiteri uwo muntu ntabona ko ari ikigeragezo cyanziye ngira ngo mbwira abantu ariko nanone ku rundi ruhande uwo mupasiteri ndumva agiye tutamurenganya kuko wowe wiyiziye umugabo hari ibyo yagushinjije nawe ugiye hanze ugarutse hari ibyo wiyemerera urumva rero nka pasiteri yarumiwe yaguye mu kantu arafata isi umuntu nezi ko ari umukristo nezi ko yasengaga nabonaga ari umugore mwiza none agarutse te navuga ko hari ibyo yasasiraga umugabo we urumva nawe byaramutunguye mu by'ukuri ntabwo yari yiteguye kuri buzane igisubizo kimeze gutyo yego uzamubabarire ku rundi ruhande oya naramubabariye nuko ubwo rero nibwo ubwo nyine twarabaherekeje nagira ngo ni nkaho nari mu isoko nk'inama bahita barakibonye baragenda noneho baragenda urumva uwo mudamu umwe urumva dusanzwe tuziranye mu buzima busanzwe ibi bintu bimbayeho narasenze ibi bintu binguyeho nk'inzinguyeho ntazi aho biturutse ntigiye mbona hari ikintu Imana ishaka kuri jye ntabwo nkizi ariko Imana irakizi yego nuko namubwiye ariko umunsi umwe buratuzamenye ko Imana ishakaho ngewe yego ubwo barigendera nanjye ndagenda umugabo nyine atanga amafaranga bajya guhaha umukozi arateka umva agenda nabaye nk'umurambo nk'umuntu wapfuye umugabo ntiyaraye mu rugo buracya mu gitondo araza numva ndaraye ndirabunkeraho abana nyine bamenye situation uko imeze umva umwana wanjye mukuru icyo gihe yari afite 10 n'abana barumiwe uwa kabiri afite irindwi ahari yari afite 7 icyo gihe 8 uwa gatatu icyo gihe yari afite 4 nk'itatu ubu rero nibwo ngewe navuga ngo ndara nibaza icyo ndi bukore mu gitondo ubwo umugabo yarabyutse agaruka mu rugo ndamubwira ati rero genda njya ndebe ukuntu yifata yego ndamubwira se tugende iwacu kwa kutankuye mu ishyamba utankuye ugiye kunshinja ibi bintu uri kuvuga nariko icyo nziki ibi bintu nabyo nakoze kandi nawe urabizi ko ibi bintu ntabyo nakoze ibi bintu ni imitwe nimba ari we wabimpimbiye nimba ari uriya umukozi wese nanamukekaga nimba ari we wabimpimbiye ariko ibi bintu ni imitwe urashaka kugira ngo unyirukane ndabimubwira gutyo none ndamugatitse tugende iwacu ujye kubabwira tugisubire mu Rwanda ugende undegera ababyeyi bawe utankuye mu ishyamba utankuye mu kabari utankuye mu muhanda ugende ubwira ababyeyi banjye ibyo ari byo aravuga ati hoya wowe genda iwanyu ugende ubibabwira noneho ngewe nzaza muri iyi minsi nje kubabwira uko ikibazo kimeze ababyeyi batugira inama nanjye numva nibyo nyine yaranshutse nanjye nemera gushikira ariko nanjye numvaga wanavuga uti se ko nabimubwiye akaba naramusabye imbabazi ubundi wacu ndajya kubabwira nari nafashe n'ubundi nanjye muri gewe umvaga nawe ushaka nari nafashe decision ndavuga ngo uyu muntu ngejeje mu gihugu cy'iwawe akaba mpindutse mu mezi 3 akaba mpindutse bigaragara ko uyu mugabo atanshaka mu by'ukuri kuko ngewe ntabwo nabonaga ko ikibazo kiri ku mukozi sinabonaga ko ikibazo kiri kuri nde ahubwo nabonaga ari uburyo yanjyanye hariya kugira ngo yampaze ubwo ngubwo ndagenda nsinga imyenda yanjye ndagenda abana nyine urumva barigaga wabasizeyo kandi mu guhaguruka ntabwo nahagurutse nzi ko urumva mu myaka 12 twe tumaranye ntabwo ngiye nigeze nahukana ntabwo nari nzi kwahukana ibyo ari byo ubwo wagiye nk'umuntu ugiye iwawe narigiye nk'umuntu ngiye kugira ngo utubazo duse nkaho turangira
noneho nitumara kurangira cyangwa azaze tubikemure n'ababyeyi babyumve n'imiryango ibyumve. Ariko uko nahagurutse nuko nyine n'ivarisi. Ariko nyimara kubwira umugabo ko ngiye iwacu yahise ahindura mind, mbona atangiye kwishima, mbona ahinduye, mbona dutangiye kuvugana nk'abantu ahubwo badafitanye ikibazo. Ndavuga uyu muntu arankize tu nari naramubangamiye. Hari igihe ubana n'umuntu yaraguhaze ariko akabura uburyo akwikiza, ariko we yakoresheje uburyo bushoboka, abona ngewe ntago mu Rwanda ntari bunyirukane mu gihugu cy'iwacu ngasohore mu nzu bikunde. Aravuga ati reka tugende Igoma, hari yaho nza icyambere sinari kumuga ngo mabana nanubwo yari kumpa ibipapuro, guca ku mupaka ni ibibazo, ntago nari kubambutsa umupaka atampaye ibyangombwa. Urumva umugabo aramperekeza neza anyambutsa umupaka, tugenda tuvugana, umenya yaravugaga ati upfuye, ngira ngo hari nibyo yavuze. Imana ushimwe. Ahubwo bivaga ari nk'umutwara hari umuviriye ku bitugu. Ariko navuga ngo Imana ni nziza. Imana merutse kujya gusenga ahantu umuntu utanze aramagurutse aravuga ngo umunsi umugabo wawe yakwirukanye niho yirukanye amahirwe y'ubuzima bwe. Ntago yaranze uwo muntu, ariko aramubwira ngo umunsi umugabo wawe yakwahanze akakwihakana niho n'amahirwe y'ubuzima bwe yahise arangirira. Bishoboka ko ushobora kuba ufite umugabo ari we mahirwe yawe, bishobora kuba ufite umugore ari we mahirwe yawe, ari wo mugisha wawe. Ariko twebwe iyo umugabo ajya mu kazi akabona yagarutse, akabona amafaranga yinjira, agira ngo ni ibisanzwe. Ariko nanjye nimba yagiye mu kazi ntabwo azi isengesho ngewe ndi gusenga, ntabwo azi nimba ndi kwanga promotion man, ntabwo azi imisozi nterera mvuga ngo urugo rwacu ruba umugisha. Ubwo ndagenda iwacu, ngeze iwacu urumva ababyeyi banjye bakutwa n'inkuba. Urumva muri iyo minsi yose telefone yanjye wumva ko ni ikibazo cyaje kizira rimwe. Nari mfite telefone ya Samsung yikubita hasi ihuma, nta telefone ngiye nari mfite. Urumva ababyeyi nimba twimutse bidutunguye, twimutse urumva muri Kongo nta connection haba yo mu Rwanda ya MTN, byari bibazo. Bagiye kubona babone uragarutse, ntibari baza hari n'ubuzima mbayemo n'ivarisi. Nta mwana ndamutekereza nyine, ababyeyi bambonye bari mu Rwanda batekereza uko bimeze, baravuga ati umugabo wawe yatewe. Umugabo wawe uriya tuzi shamwate urugo rwanyu rwatewe. Imana we urugo rwanyu rwatewe umubyeyi nyine. Akavuga ati nta kundi reka tumutegereze azaze atubwire ikibazo gihari. Ubwo nibwo ubwo ngeze iwacu nabwo ntangira gusinzira. Ubwo nageze iwacu, urumva iwacu nahamaze amezi 3 umugabo tuvugana, umugabo nta kibazo anyohereza amafaranga, yewe hari n'amafaranga yajyaga yohereza mu mangi y'amata arakomeza kuyasunika. Urumva uburyarya ndabyumva, kandi ibintu bisa nkaho byarangiye, ariko akakomeza kutwereka ko mukiri ku gahunda iracyahari. bazaza kuko amezi 3 ashize ndateganya Nyabugogo, ndamwanirega ubu ngundi Nyabugogo nje kureba abana. Aravuga ngo hoya ngo busubiyeyo hari ibintu byinshi ndimo gewe nzaza kureba. Ndongera ndasubira mu rugo. Urumva ariko gewe nkimara kugera iwacu mu rugo nasenze, navuga ngo nabaye nka wa mwana w'ikirara, nisubiramo ndisuzuma, senga ubundi buryo, mpindura uburyo bw'amasengesho, ndatura mbega nisubiramo neza, ndatura ndiyeza neza, ndihana. Ntabwo nihanaga ko naroze, ntabwo nihanaga ko sambana, kuko ibyo ntabwo nari narabikoze. Ahubwo urabona kubera ko nashatse nishingiye n'ibiki nisubiramo. Aho rero nge navuga ngo niho Imana yamfatiye. Gutandukana kwanjye k'umugabo niho Imana yasanze imana amasezerano ntigeze ngira ndi muri arugo. Navuga ngo Imana yari yarambuze. Nari ndi mu buzima bwiza, niki cyo shaka nambara icyo shaka. Nambara. Urumva aho hantu Imana yabonaga ko ndi mu mandazi. Uyu muntu ko mushaka kazaba umukozi wanjye bizagenda gute? Ntabwo navuga ngo nari nani Imana, ahubwo ahantu Imana yanshakaga ntabwo ariho ahantu nari mpagaze. Ubwo ngubwo ndagenda ndasenga, Imana ivugana nanjye, impa amasezerano mashyashya, imbwira ibintu bikomeye. Sifite ikibazo, sindi iwacu. Itangira kumbwira ibintu izankorera, itangira kumbwira. Urumva kera Imana yarambwira ngo uzankorera, ariko kwa ko nari umuririmbyi, nari umusemuzi, nzi gusemura Igiswahili
mu kinyarwanda ndi umuririmbyi nkumva ese Mana sindi kugukorera ariko ntago ari ikimana yashakagamo. Ndakomeza mbaye aho ngaho iwacu amezi andatata ashize, kandi umugabo turavugana nta kibazo. Ndamubwira ati ndaje tibanzure kukire. Ubwo icyo gihe narateze ngera n'Igisenyi. Ngeze Igisenyi rero niho yavuze ati noneho umugore araje aramenye ibiri kuba. Arambwira tumva ndavuze ngo subirayo nuramuka wambutse uyu mupaka ntabwo uri bumbone n'abana nturi bubabone. Urumva naramutinyaga yari wa mugabo uvuga udakurwa ku ijambo. Yego. Uvuga ikintu nyine ni ihame. Urumva none haranakubwiye ati woya wiza ntuza ntutubona ukamuti se ndagenda n'ubundi mu gihugu cy'abandi abana nge sindi babone n'umugabo ngiye nsanga ntanshaka ndabagiye he. Ubwo nibwo rero nafashe gahunda yo usubira, ariko ubwo hari saa 12 ndarira muri gare. Maze kurira umumama mwe nyine arabasamariya beza araza aranyegera aramubwira ati se mubye nibiki. Ndamutekereza uko bigenze, ndamutekereza aramubwira ati ngwino tugende ujye kuryama. Ntabwo nzi turagenda turyamana ku buriri bwe. Aranyihanganisha uwo yitwa Kamariza Bigisenyi, Imana izamuhumugisha. Aranyihanganisha arambwira ati humura intambara Rwanda nayo izarangira. Ndagenda arateka Kamariza ndarya turyamana ku buriri. Mu gitondo urongera ugaruka i Kigali. Ngaruka iwacu Butare. Iwanyu Butare. Ubu ngubwo ndakomeje, ariko Imana ivugana nanjye. Imana ikajya inyereka uriya mukozi ari wabaye umugore. Nkajya mbona atwite. Wa mukozi wasize mu rugo rwawe. Nkajya mbona afite inda y'amezi 7. Umwe wasize mu rugo rwawe. Imana ikabinzanira neza nkuko uzi video iza gutya ku rukuta ukareba televiziyo. Imana igenda ibimanira ukuntu bimeze. Noneho mbosomwe mbona numva umuntu aramamagana arambwira ati yanzu y'Ikigali yagurishijwe. Urumva ngewe sinigeze mvuga ngo ubwo yanyirukanye. Ireka njye muri yanzu kuko nari mfite ububasha. Umuntu yego nta gikuma twe dufitanye, ariko umuntu mbaye muri Gikondo imyaka 12 abayobozi banze. Iyo nge nang mu bayobozi ngavuga ati dore umugabo yanyirukanye. Angeze mu gihugu cy'abarampindura ngiye mu mfunguro inzu ngiyemo nta muntu ari kunkuramo nawe rwose. Nuko nta gikumwe ariko urangije ntiwajyaje. Ngewe ntago numvaga nshaka kwirwanirira. Urumva ijambo ryaramwenga abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Yego. Urumva umutima umwe ntago numvaga nshaka kujya guhangana nawe. Nashaka no kubitekereza. Mwumva n'umutima wanjye ari umusaza wanjye umwambwaga ati genda wicare muri iriya nzu. Ariko mwumva ijwi rimbwira ngo wikwirwanirira. Yego. Arayigurisha ari ndi yayigurisha. Ayigurishije yagurishije amafaranga menshi miliyoni 10 na. Yego. 13 kuzamura. Yego. Ubwo namenye ko yayigurishije ndavuga nti none bya bintu biri serious. Mita ngigisenyi ndambuka noneho ngera noneho mu rugo. Yego. Ngiye naguze ibyambayeho. Nasanze yarakoye. Ayiwe data we. Nasanze umukobwa atwite. Zanzozi wa Rose. Nasanze kuko amezi 7 neza na Rose. Ni wasanze. Ariyo. Aba we. Nasanze. Mbega nahageze nsanga ibintu byararangiye. Umukobwa ari we nyururuko. Kuko muri iyo minsi nari maze iminsi sangi Imana imbwiye ngo ikigeragezo gihinda isura. Ayiwe. Sanga umukobwa yabaye nyururuko. Ariko mpageze nasanze umugabo adahari. Urumva naguriye abana tuntu kwa Nyirangarama ndabashiriye abana bambonye barishima. Urumva hafi umwaka wose. Ngenda nsubiza inyuma nanjye nkamwumvira. Vuga ntireka nibomba reke wenda tuzasubirana. Yego. Noneho nibwo nagiye rero ngeze mu rugo agakoze gahita kamuhamagara ati umuntu yaje ari hano. Umugabo yaje nk'intare. Urazi intare atujugehe. Umva ahubwo nta nubwo hari yaranze. Yesu we. Umuntu twaryamanye ku gitanda imyaka 12 nabwo yaranze. Ntago yarakuze. Isura nyiyeretsemo yanyeretse ko nubundi yari yarayinyiretsemo katanzi. Igihe yanshinjaga ibyo nazi ariko noneho uwo musi ndanone yanyeretse katanzi. Ni nkuko kunyihakana. Mwana we. Urumirwa. Baba we. Aravuga ati umva mbarere mwe wasohotse. Mana yanjye. Abafashe nk'igiti. Ye ntinyi inkoni se ntabwo ntago menyera ubuzima bukakaye. Abana bawe baraho. Bararira iki? Induru zaravuze mu rupango. Mana yanjye. Ndavuze ngo sohoka. Singushaka. Ntakuri umugore wanjye sinkuzi. Umva yafashe nk'igiti ndavuga ni none iki kintu niba kinkubita ndeta mpfira gaheye. Ahantu ntagonzwe. Ahantu ni mu gihugu tutari kiwaje. Mana yanjye. Iyo nanjye nahise sohoka n'agakapu. Ora tujye tubona ngo filime z'aba Nigeria izo ibyo zivuga n'ukuri.
agakapu nagashyize gutya ku rutugu ubwo karimo nk'utwenda nka tutatu mvuga ati ninsubira mu rugo rwanjye turi wenda imyenda yanjye bazayinzanira ariko reka mbe nitwaje ariko ngeze aho ngaho umugabo ahita ubona umukozi yicaye hariya rwose ari mu rugo rwe ariko yarambonye agira ubwoba noneho ahita afata noneho mpita njya ku rupangu kuko yaransohoye ndasohoka nyine n'agakapu nyine ku rutugu gutya ndasohoka ngeze ku rupangu ubwo ngubwo nyine nibwo yambwiye ngo ntabwo ngushaka ngo genda umukozi nawe sinzi utwenda nari naribagiwe udusuti uduki kumva uhambira ibintu nyine vuba umukozi ahita atunzanira gutya adutwaye mu ntoki ni nko kuvuga ati fata ibyawe rega ibyawe byararangiye kuko yarazi icyabaye uwo munsi nimba ari umunsi wankomereye umunsi bashinjaga uwo munsi basohoye ni iminsi yabaye iminsi idasanzwe mu buzima ni iminsi ntazibagirwa ni iminsi yambereye ihurizo ni umunsi mubi wari wansatiriye ndavuga ngo umunsi mubi wansatiriye ndaseba nta muntu uzapfa adasebye uwo munsi narasebye abantu baranshungera nta kintu nakoze ndusohotsemo nta kintu nakoze baranshungera uko bamerekeje n'inkoni abantu bagenda nyine bandeba abantu bavuga ati suyu ni ibiki bibaye umuntu birukanye nk'umukozi ni ibiki nk'akabwa abana bararira nanjye ndarira abana ntibari bugukurikire ego ko ntago bankurikira yari kubakubira ego ko mana yanjye bari munsi y'itegeko ubwo ngubwo niho nakomeje ndagenda ari ku mugoroba hari nka saa moya nta hantu ufite ho kurara ndamanuka isi nyine nabonaga isi yambereye nk'igipfunsi yakubanye ngari ndamanuka ndagenda umuhanda wose bandebera ndamanuka umugabo ndeba nk'uko waba uri hano nyine ukajya ureba umuntu arembera habe no kukugira imbabazi avuga ati si umuntu wambyariye abana 3 ari burare hehe umuntu twasangiye naho naba narisha umuntu ashaka no kukugira imbabazi akavuga ati wenda bamucumbikira ejo buzacya agenda cyangwa avuga ati genda urare ahangaha cyangwa gwe n'amafaranga ya hoteli avuga ati genda ushaka aho urara ariko ndababwira ngo njya abantu nkunda kubwira abantu Yesu niwe nshuti yacu ya bugufi nari maze igihe ntabwo bundi sinkirira navuga ngo ngewe namaze nko kuba nk'ikinya ntabwo nkirira ariko nabwira abantu ngo Yesu ni nshuti yacu ya bugufi umugabo yakwanga abana bakwanga imitungo yagenda n'umugabo ntagukunda Yesu aradukunda njya mbona iyo umuntu yapfuye nkabona bagiye kumuhamba nta muntu n'umwe wari wavuga ngo tujyane mu mva bose bagushyiraho igitaka bakigendera ariko Yesu burya muba muri kumwe mu mva we abandi baragenda iyo bagiye wasigarana nawe ariko umugabo washatse ahita yigendera mama wawe arigendera abavandimwe bawe barigendera ariko Yesu umugumana aho ngaho navuga ngo uwo munsi niho nabonye ko Yesu ari inshuti yanjye Yesu niho nabonye ngo Yesu uranyiyeretse ntega moto mpamagara umuntu umwe twe twaramenyaniye ku rusengero noneho uwo muntu ndamubwira ngo Digoma yarazi ibyambayeho ndamubwira ngo ngwino ndamubwira uri hehe ngo tubonane arambwira ati ntabwo ndi muri Goma ndi Bukavu urumva ukuntu n'umuswari wanjye n'umuntu urumva none cyangwa wihore nta kibazo urumva noneho ahita ambwira ngo ari Bukavu urumva ikibazo cyabaye inzira zose ziba zifunze ariko arambwira ati wowe reka mpamagare mu rugo ujye kurara iwacu mu rugo urumva muri Goma ntabwo nari mazi muri Goma ntabwo nari mpamenyereye urumva amezi 3 ntabwo nari menyereye ariko uwo mukobwa arambwira ati genda mu rugo iwacu ugenda ujye kuharara rero urumva aho hantu sinari mpamenyereye nego umumotari aragenda yenda kungeza nkaho nari ngiye aravuga ati amafaranga ashizemo ndagusiga ahangaha none abamotari bigoma ni ibirara bameze nk'interahamwe asha no kubona hana kujyanya atahaza akaba yakubwira ati telefone mereza ishakoshi mereza none muri iryo joro ngira ubwoba
ndavuga ndi Imana bari bunyice noneho amvana kuri moto mitamwishyura vuba kugira ngo enda yashana kugutera icyuma ugiye kumuburanya mita noneho ufata indi moto ndavuga ati ngeze ahangaha tekereza ko nasanze ari nko kuri iyi nzu ariko kuko ntari imazi nishyura kabiri ndagenda muri urwo rugo ndaharyama bambera abana beza na abanyarucuru rucuru ni igice kimwe cyo muri Kongo Igoma ariko rucuru ibamo abanyarwanda benshi ariko urumva uwo mubyeyi ni umunyarwanda afite papa w'umunyarwanda ariko yagiye rucuru kera aza akanyarwanda gake cyane njyayo nyina mbonye nyine kwa nyina ndi umunyarwanda urumva iyo umuntu umugate ndi umunyarwanda ahita byumva cyane aravuga ati ngwino wiryamire bamfata neza barangaburira mbega ahantu hose nagiraga ubwiza bw'Imana bwabaga bundiho urangije rero bukeye wigira inama yo kuza ntabwo naje bangira inama bavuga ati rero kuko umugabo wawe yashatse naguha abana bawe wisubira iwanyu mu Rwanda n'ubundi yamaze gushaka nta mpamvu yo kugira ngo umukoza kuri kandi nanjye kuko nkumva birangoye abana banjye bazateseka bazahura n'ibibazo n'abana banjye ubwo rero nibwo nafashe abana waragiye kubamusaba njya kubamusaba oya yarabanyimye n'ubundi yari yarabanyimye ariko ngewe njya kumurega ahantu baravuga ati genda umurege aguha abana urumva nanjye njya mu buyobozi mbabwira ibyambayeho mbabwira uko bimeze nyine bamutumaho aje baramubaza ibya ndega arabivuga ariko ibyo birego byose bisa nkaho bitahesha agaciro baravuga ati wowe nimba warirukanye umugore ugahita ushaka umukozi bigaragara ko wowe umukozi wawe wagambaniye nimba atari umukozi wabikoze ni wowe ntabwo uyu mugore wamushakaga ahubwo ushaka ikintu cyatuma ava mu rugo nimba uvuga ngo uyu mugore yarindaye ese kuko ufite message ngo itwereke baza ngo ntayo ngo nabantu babimbwiraga ese iyi miti koko umushinja ngo niyo ngo kuko ngo narayibonye aravuga ati cyo cyo ntitwanacyemera nimba waramwirukanye ukaba ufite umukozi uwo mukozi se kuki atayishyira munsi y'igitanda kugira ngo uyu agende nuko none ariko ubwo ngeze muri urwo rugo nyine uwo munsi banyirukanaga niho nabajije abana banjye ndababwira se amashuka yanjye niyo bakiraraho abana baravuga ati igitanda cyanjye ati cya kindi nyine niko bakiraraho urumva byari imitwe none se ko batatinye kuryama ku gitanda naryamaga ko batatinye kwiyorosa y'amashuka yanjye naryamaga niyorosaga byagaragaraga rero ni imitwe kugira ngo ngende ariko ubwo ngubwo turaburana umugabo yemera ikosa yemera ko nsubira mu rugo aravuga ati ejo tuzaza tumusubize mu rugo umudamu abayobozi tugenda umwirukana uwo mukozi nimba natwite umuha amafaranga azabyara ariko uwo mukozi ntitumushaka no kumwumva mu matwi yacu uwo mukozi niwe ubateranyije nta kindi umugabo uraraho rero nasubiye kuri rwa rugo ko hamwe nararaga n'ubu naricumbitse kugira ngo buke tujye gusubira muri ibyo bibazo ubwo naragiye mageze rero mu gitondo bamuhamagaye abayobozi oya sinagarutse kuko abayobozi nibo bari kunjyana umugabo ngo yagiye Bukavu tumuhamagaye ngo ntabwo ari buboneke hashize nk'iminsi 2 ngo gende musange Bukavu ndateganya Bukavu ndavuga ati wenda ikibazo kigiye gusobanukira mu miryango reka ngende ndateganya Bukavu kuva Igoma mu Bukavu na amasaha 6 mu bwato na amadolari 15 hafi 15,000 byo mu Rwanda ndatega urumva rero turu ni nk'ibihumbi 30 bya hano noneho ndatega ndagenda ngeze Bukavu ahitambwa tumva ntago nyiri Bukavu giye bundi Igoma mama bene wabati turavuze ngo nitugushaka we nitugushaka bene wabo bamwe baje nkabatekera bamwe baje nkabasazira neza nitugushaka Yesu Kristo ndavuga mwami Yesu umugabo arakoye mu meza ngahe ibyo naruhiye nibyo agiye gukwamo umuntu utarabiruhiye tavuga ko mana uranyangaje kweri urakaturagaruka ndakata ndagaruka agenda kundega handi nawe hatari handi twaburaniye bwa mbere nditaba ariko none aho handi yarambwiye ngo duhurira hanga nkajya ngo ikibazo kigiye gukemuka kuko rero abasirikare noneho bigoma bo ni nk'ibirara neza mbona abasirikare baje kuntora kuri moto kuko umuntu wamuga ati Saint Joseph duhahurira wahageze nahageze ukabona abasirikare nibo baje kugufata
bankubise kuri moto uwo munsi nabonye shitani n'amahembe guri ahubwo gose ibi bintu nzungurukamo ni ibiki ubundi ndi mu bicu nafite ni uziko wakora n'icyaha ukavuga ati ni ingaruka z'icyaha gose mana ni ibiki uri kunzizana n'ikintu nzi n'ishinge bagukubise kuri moto uwo munsi uziko nabonye abasirikare bafashe ngo tugende wari winyarira uri umuntu w'umugore ndavuga ati bagiye kunyica bagiye kundasa mva muri Kongo bakurasa n'izina ryawe rikibagirana ubwo nibwo nagiye ngera aho ngaho bandegaga ndinjira nasanze bo batari bahagera ninjiye uwo mupapa nyine mana ari mbwiye maze imisi mbwa ngo kureho igifungo nzafungwa ni ntago nabyumva ninjiye uwo mupapa arambwira ati witwa Kanaka yego none se kumugabo ari kukurega ibi nibi ndamutekerereza ndamubwira ngewe maze imyaka 12 mbyaye gatatu twageze hano umugabo ahitanyanga ubu yashatse umugore wanjye none ngari kundega ngo mfite irangamuntu ebyiri ngo nibyandegaga ngiyo mu Rwanda ngo niyo muri Kongo ndamwe none se wa mpapa we kari we waje kuyinshakira ko ngewe ntagira ubwoko ngewe aho banjyanye njya aho ngaho uwo mupapa aravuga ati nta kibazo ufite imyaka 12 wowe ufite ubana n'umuhungu wacu nta kibazo ufite bimwe bandegaga biteshejwe agaciro ngira ngo mbwira abana hana abantu bagutegeye nanga ariho bazagusanga bazajya basanga Imana yahagutanze nimba ikigeragezo uri matare wakikururiye iceceke urwo rugamba Uwiteka azarurwana ubwo ngubwo rero ndagenda noneho bukeye rero nibwo byanze mu nda ngenda handi ngo bampa abana ngo kurenganzira bw'abana magezeho noneho mva noneho wageze ngo nasanze satani n'amahembe ndibaza nk'ubwo ko washakaga ngo baguha abana kandi abana ari abakongomani urimo ushaka kubazana mu Rwanda wumva kutarimo nanone gushaka kubambura uburenganzira bwabo bwo mu gihugu cy'iwabo urumva abana imbaraga zikuraga zo kumva babazana mu Rwanda urumva abana se wabo ufite n'ubushobozi uri kumusiga abana urumva bari abana bacu twese yego ariko nawe uri umubyeyi tekereza bakwambuye none abana bawe ngo barerwe n'umukozi wawe icyo gihe utavuga ati naho tuzarara muri ruhurura tuzararema ariko ndi kumwe n'abana banjye kandi zo kuvuga ngo imbaraga zo kuvuga ngo wenda ngo bazabaho nabi ibyo ntacyo byari bimbya kugira ngo umuntu anderere babaho nabi nubwo yari afite amafaranga nta kibazo ubwo aho ngaho tuhihuse byaje kugenda gute kugira ngo uze kuva muri Kongo uyu munsi buri mu Rwanda ise abana bawe mwaje kuzana byaje kugenda urumva abana yarabanyimye kuko yahise agaruka aho ngaho aza yambaye impeta avuga ko yateye igikumwe ibintu nk'ibyo ngibyo nta kibazo aravuga ati ntabwo twakongera kubana baramuga ati se wamufatiye inzu basi ukamuha abana ngo ntabwo natunga abagore babiri ubwo rero nibwo nijoro ndyamye numvise ijwi rimbwira ngo urugamba urwana ntabwo ari urwawe ngo urugamba urwana ntabwo ari urugamba ushaka kurwanisha umubiri ahubwo ni urugamba rw'umwuka nibwo rero naje urumva Imana yari maze imisi mbwira iyo misi yose nari ndi wacu Imana yarambwiraga ngo hari igihugu nkujyanyemo mbega ngiye kuba nkuhisheho gatoya ubwo rero nibwo navuye aho ngaho njya ndigoma umuntu aramamagara umudamu twe twaraturanye kuko ngewe nzi kubana n'abantu neza nta hantu na hamwe nagiye ntura nafite inshuti ubu inshuti za kera nk'ishaka 2-5 n'ubu turacyari kumwe turacyavugana urumva nyine ngewe nyirigoma nahise numva telefone impamagaye umuntu arambwira turi hehe ni umudamu twe twarabanye ndavuga ati ndigoma arambwira ati ndi Burundi se twahura tukaganira ko numva ngo kumbuye ndavuga ati tuzahura iwacu Butare tuganire kuko umudamu yabaga Nairobi noneho tuza guhurira iwacu Butare turaganira byabaye ngombwa ko ugaruka mu Rwanda ngaruka mu Rwanda ariko rero ngira tugire Nairobi ubwo nagiye Nairobi ariko Imana yari ngiye ngo igihe cyo gushima University Nairobi yego ibigeragezo ntago ari amashuri cyangwa n'ishuri y'ikigeragezo birangira ngo wize primaire banyu secondary University yo kwigisha Nairobi yego Nairobi rero ubwo twibutse sindi bujye mu bya Nairobi yego ubwo nibwo nagiye Nairobi mu buzima butandukanye ariko ishuri ry'Imana nibwo naje kuba pasiteri kugeze Nairobi warakomeje urakizwa ese uwo mudamu yaragucumbikiye sigeze wabonye akazi
ukomeza gusenga ariko akazi navuga ngo ntabwo ari akandi wenda gakomeye cyane ariko ikamwe gatuma ubona amafaranga make yo kurya ariko uriyakira uratuza uravuga uti abana banjye nibagume kwa papa wabo nanjye Imana ibindindiye aha ngaho nkomeza n'umurimo w'Imana yego nageze nayo rwose ariko Imana ikomeza kumpa amakuru y'ibyo gukora aho ngeze yego kuko iyo ngeze ahantu Imana ituma plan y'ibyo ngomba kuhakora yego nanero binuko byageze nakoreye Imana ntangira mfungura icyumba cy'amasengesho kigera iyo kiba ministeri ngeza umba pasiteri Imana ikora umurimo utangaje abantu baravuga mbega Imana ikora umurimo nyine na ministeri kwa Doctors Ministries in Nairobi no birakora ubwo hari undi mupasiteri none kubera iki aho ngaho Imana yari yakubwiye ngo igiye kukwigisha kaminuza kandi numva warageze Nairobi ukagira ibihe byiza ugasenga Imana ukagira abantu bakuyoboka ari benshi hanyuma ubwo ikigeragezo wari urimo Nairobi cyangwa ishuri wigaga icyo gihe mu bihe byo kandi numva ari mu bihe byiza niriye ishuri nigaga Nairobi yego yego ukajya no mu buzima bwo yego cyakari ishuri rigiye Nairobi no kubaho uri yego nta muntu reba nta kugarura mu gukora no kugaza kandi warabyaye ishuri rigiye Nairobi no kuba bivuze ko abakristo baho rero mwasenganaga n'ubundi muhurira ku rusengero cyangwa mugura mu cyumba cy'amasengesho ariko warwaye nta muntu ushobora kuziwe kuba yakureba yego ushobora kuba ukiri hano ariko wenda kuvuga nk'abakristo babinyamira yego urumva ushobora no kurwara nijoro ntabwo umukristo ari bubinyamira yego kandi mu buzima tubamo kwiga no kuba twebwe ngo muri Kenya wari uriyo nta muvandimwe uhagira nta mwana uriyo nta mugabo ni we wimenyaga keretse bene yego ntabwo wahita umuntu aho nahumvise cyane rero urumva Imana yanyujije amashuri menshi ari ibitekerezo by'abagabo yego wari ukiri muto nyine ibyo byose urumva ni ibintu ugomba gutsinda kugira ngo Imana ikugeze ahantu ishaka ko ugera yego niyo maze gusengerwa niho Imana yari maze gusingira ngo nshuje mu Rwanda diplome ishuri birarangiye gusubira mu Rwanda nibwo rero naje kugaruka mu Rwanda niyo mpamvu ubu muri kumbona mu Rwanda ndi kuri misiyo y'Imana n'ubundi misiyo ya hano nirangira n'ubundi nzakora ubu uyu munsi ntago uri Butare uyu munsi uri i Kigali yego ubu ufite itorero ry'ahantu usengera ngira ngo kugira ngo wenda abantu bakucyumvishe kuri pasiteri uri umukristo ariko umuntu ashaka kwibaza ati se Debora asengera hehe itorero rye niriye ubu mu mbaraga z'amasengesho umushumba Diedone uri gusengera yego negereje ko banyakira urumva hano nta kugira ngo uhite ugira itorero biragoye yego ariko aho ngaho njyewe niho Imana yanyoboye ntabwo naniyoboye ni Imana yahanyoboye yego ko sinjya kujya ahantu cyangwa cyo kujya ahantu Imana itavugana nanjye aho niho mbaye nzi ubwo nyine umuntu ashaka yahasanga kugira ngo tubonane cyangwa ndumva nakubaza ikibazo nakwese nk'umuntu usenga Imana byanze bikunze umuntu asenga Imana hari amakuru y'ijuru cyangwa hari amakuru Imana imubwira ese nayahe makuru Imana ishobora kubikubwira ku rugo rwawe Imana ikubwira ko izagusubiza umugabo wawe ese Imana ikubwira ko abana bawe muzongera mugasubirana ese Imana izakubwira ko izaguha urundi rugo kuko uracyari na mutoya yego 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 cyangwa y'ubuzima bwanjye yego rero navuga ngo abana tuzahura yego Imana yarabinyemereye kandi icyo Imana ivuze bisa nk'icyo ikoze Imana yamaze kubinyemerera ni ukuvuga ngo iyi myaka 6 ishize abana utarongera ko babona ubu abana bari muri Kongo ntabwo turabonana urumva abana n'ubundi kubazana yego yego birasaba kubazana abiga amashuri nawe ufite ubushobozi yego ariko ngira ngo ubushobozi nibuboneka abana yego rero ibyo kuvuga ngo ruriya rugo nzabisubiramo ntabwo uzarusubiramo ntabisubiramo yego kandi navuga ngo kuko yamaze gushaka yateye igikumwe n'icyo mbivuze ku mugabo ntabwo gushaka kabiri ariko Imana ari ijambo rivuga ngo nzi ibyo nibwira yego rero ndi mu ijambo rivuga ngo ifite icyo yibwira kuri njyewe ntabwo ari icyo abantu bavuga ntabwo ari icyo abantu bambonamo Debora ahubwo icyo Imana ishaka ko mbaye yego icyo ngomba kuba yego Imana yongera kuzampa amahirwe ya kabiri ni ukuri zayaguhe hari
hari umugabo w'umuhamagaro yego n'umugore w'umuhamagaro cyane ubu nawe pasiteri ntabwo yamereza umugabo utari w'umuhamagaro cyane izamereza umuntu ubona ko ashobora kumufasha muri ubu yego kugira ngo tuzakorane uyu murimo yego rero hari abagore bataraba umuhamagaro ingo zasenyutse umupasiteri runaka afite umugore ariko umugore wamunaniye kuko uwo mugore ntabwo ari mu muhamagaro w'Imana azaza kubera igihano rero nibyo navuga njyewe mfashe uzashaka ni ukuri kandi Imana izaguha umugabo mwiza kandi ugufasha gukora uyu murimo neza kandi kugira ngo nukuri nawe uzongere kwicara ugubwe neza iguha andi mahirwe ya kabiri kugira ngo urugo rwawe wabaye mukarukorera nk'uzarubamo ariko satani akaza kurwivangaho ariko icyo nzi cyo hari andi mahirwe ya kabiri niko umuririmbyi yaririmbye ni ukuri Pastor Deborah Yesu wo mu ijuru aguha umugisha komera ihangane haracyari ibyiringiro hari impamvu byagenze gutyo hari impamvu n'ubundi urugendo uracyarurimo ntago navuga ngo ishuri ryararangiye kuko mu mwanditsi w'igitabo yaravuze ngo tukiri ku isi dufashe igihe mu ntambara n'ubundi Uwiteka Nyiringabo akomeze kubana nawe ku rugamba uriho mu ntambara uri mu rwana utegereje ko itorero kwakira utegereje ko na itorero nawe washumba nk'umushumba n'ukuri ibyo byose Imana yo mu ijuru ibiguhe nukuri sinzi nimba hari ikintu ushobora kubwira abantu bakurikira Hirwa TV Rwanda nimba hari ibyifuzo ese nimba hari ntashyo kuko ibi bintu turimo kuvuga biri buceho hose isi yose iri bubibone ndakeka n'umutware washaka kubibona cyane abana bashaka kubibona cyane abaturanyi bawe mwari muturanye sinzi ikintu message ushobora gutanga kugira ngo nibura base bazamenye n'abana nimba basuhuza cyangwa n'ikindi kintu wavuga yego abantu benshi baranze ariko ngo haracyari igihingiro cyakongera kigashibuka ushobora kuba uri mu kibazo ushobora kuba uri mu ntambara ushobora kuba uri mu bibazo bitandukanye ariko haracyari ibyiringiro kubera ko ushobora kubona intambara ari nyinshi ariko navuga ngo ikigerageza Imana yagukizemo izagikurikirana kandi mu kigerageza Imana yagukizemo ugenda wumva ihumure ry'Imana iyo atari Imana yakigukizemo ushaka no kukigwamo ariko impamvu mubona Deborah ameze gutya mfite uyu mubiri ingana gutya ni ukubera ko ikigeragezo ndimo Imana irakizi niyo mpamvu mubona asa gutya imyaka 6 nk'abana n'umugabo naravuye mu rugo rufite amafaranga ngira ngo ubu ngubu n'amafuta nakusiga ntafata ariko kubera Imana icyo nshakamo navuga ngo wasiga ikirukankana ariko ntiwasiga ikirukankana ubu ngubu njyewe ukinyirukankamo ni ukuvugira Imana ni ukubwira abantu ko Imana ifite kuruhura ni ukubwira abantu ko Imana ifite amaboko ni ukubwira abantu batawe ko ahantu bagutaye Imana yahakiga kigutoragura ni ukubwira abantu yuko Imana iracyifitiye ubundi buryo muri iyi minsi dukubwira abantu ngo Imana ifite ubundi buryo nubwo wabona uburyo bw'Imana bwarangiye ko ntiburarangira Imana iracyifite ubundi buryo izakoreshamo kugira ngo abantu ibahindurira amateka nanjye ndayitegereje nawe uyirindire kandi rwose Imana izadukorera kandi n'ubiri mu kazi mbabwira abantu n'ubiri mu kazi Imana iri gukora umunsi ku wundi nubwo ubona iyo buho yaravuze ngo ndebe iburyo nkayibura nari bumoso nkayibura ariko Imana tuba turi kumwe ahubwo igira ngo icyo ishaka kuzabara kigaragara imbere y'abantu rero navuga ngo njyewe icyo Imana yashakaga kuri njyewe ni kuba pasiteri kugira ngo abantu bazarebe ko ushaka guhura n'ibibazo bitandukanye ariko ntubipfiremo ahubwo ukazabivamo wese ubundi bwiza umunsi umwe Yefuta bene se baramutaye bamuziza ntabwo nawe yisanze yaravutse kuri barayi ariko Yefuta aragenda aho yagiye ntabwo yaragiye mu mikino yari agiye kwiyubaka yari agiye kwishakamo imbaraga yari agiye guhindura ubundi buryo ariko yagarutse muri bene se aje kubayobora yagarutse yuzuye izindi mbaraga bajya kumushaka ntabwo umuntu watawe abantu baguteye bihorere abavuze ibyavuzwe ni byinshi ariko kurikirana ngo Yesu wamvuga kuko icyo abantu bavuga kiri hasi cyane kuruta icyo Yesu yatuvuzeho ni ukuvuga ngo barindire Imana Yefuta yagarutse ari umunyembaraga ahubwo nabwira umuntu ngo ikigeragezo uri gucamo uri umunyembaraga uri kucyitwara muti nturi gusambaniramo nturi kunywanamo inzoga nturi kwidoroga unywa urumogi ese nturi gutongana n'abaturanyi uvuga ngo byacitse ariko nakubwira ngo itonde
funga fera aho ugeze uvuge ngo Uwiteka we ndakwihaye uru rugamba ntabwo ari urwanjye ahubwo urugamba ni urwawe ngwino ndwanirire ibiduhiga ni byinshi njyewe nambaye zirinete kubera kurira cyane ibi ni ibikomere by'ikigeragezo nahuye nacyo ariko ntacyo bimbwiye ubwo umwami Yesu ankunda ndamara amen niyo mpamvu mubona asabukira kandi pe nta nubwo nzikuraho ubunyangamugayo niko yobo yavuze nta kwisi yamera gutya ntabwo nzikuraho kuba njyewe ni njyewe Debora kandi nkomeje uru rugendo ni ukuri komera cy'Imana yampamagariye ndi gukora umurimo data nshaka wo muri iyi minsi ndi gukora kugira ngo shimwe na data sindi gukora kugira ngo umuntu ashime sindi gukora kugira ngo mama ashime sindi gukora kugira ngo abandi babashime kubera ko Yesu ajya kumamagara yampamagaye ndi jyenyine umugabo yantaye abana bagiye amafaranga yagiye rero njye ntabwo njya nita ku bantu bo hanze ahubwo nita ku cyo data avugana nanjye kuko data ni unyobora ijambo ravuga ngo nzakuyobora inzira nkwigisha nzakwigisha nkuyobore nzakwigisha wereke inzira ugomba kunyuramo kandi ijisho ryanjye ngo ntabwo rizakuva rero iyo uyobowe n'Imana urakomera iyo uyobowe n'Imana ntabwo uyoba inzira iyo uyobowe n'Imana uhora wumva uvuga ngo umwami Yesu ankunda ndamahoro mu ruhande rwacu umugisha wacu ewe Debora afite imbaraga afite amavuta menshi cyane Debora Imana iguha umugisha ahumurije abantu batawe ahumurije abadamu abatware babo basize ahumurije abagabo abagore babo basize ngo nimukomere mutegereze mube mu kigeragezo neza kuko imbyanze bikunze Imana izimpamvu byose irimo kubabaho ni ukuri rero nimukomere kandi koko nimwihangane icyo nzi cy'ubutabazi buri hafi nubwo ibyo byose babirimo kuba ntago Imana iba yagiye kuri ahubwo ibigira ngo nigaruka cyangwa ubwiza bwayo nibukugarukaho uzazura uwundi muntu udamwihangane rero ni ukuri Pastor Debora namukunze ni umukozi w'Imana mwiza cyane wuzuye amavuta ni ukuri tuzongera tumuhamagare kuko afite ibyo kurya byiza bitunga ubugingo ni ukuri tuzongera tumuhamagare kugira ngo abidusangize rero nimukomere kandi nimwihangana abantu bari ku musozi abantu mugitegereje ubwiza bw'Imana mutegereje ko ubutabazi bwayo bwaza ni ukuri nimukomere kandi mwihangane kandi nawe Pastor ihangane kandi icyo nzi cy'Uwiteka ari hafi kandi icyo yagusezeranyije azagisohora ni ukuri rero abantu bari bakurikiye ikiganiro cyacu twarimo tuvuga iby'uru rugendo nubwo tukiri ku isi tugikomeje urugendo ntago nawe rurarangira kuko aracyakomeje kugenda ariko ategereje ko kwiherezo azabona nawe ingororano rero ni ukuri mushumba nubwo twatangiye tudasenga ariko ndumva noneho twasenga Imana kugira ngo abantu bongere kubona imbaraga kugira ngo abantu bongere gukomera kuko hari abantu bari bacitse intege hari abantu bumvaga babirambe bakabata urugo rwanjye ubwo nduvuyemo ngiye kwiyandarika ngiye gukora ibidakwiriye ngiye kugira guta kumva yihebye ni ukuri ndumva twakongera tukabashyira imbere y'Imana kugira ngo Imana ongere gutanga imbaraga urakoze rero ndumva wabanza ugatanga nimero zawe za telefoni kugira ngo abantu bazagushaka bazakuboneho kuko ndabizi neza hari abantu benshi bazaguhamagara rero wababwira nimero warangiza ugasenga Imana yego yego ndakoze yego Imana nziza Imana ihoraho barakoze Imana ivuga bitaba bategeka bigasohoka yego data Mana iyo ngufite ntabwo nifuza undi murengezi haleluya ndagushimiye Uwiteka Nyiringabo wabanye natwe mwami waravuze ngo uzabana natwe mu majya no mu maza turagushimye ko wabanye natwe muri kino kiganiro amen ubuhamya fasha Nyiringabo Imana kuko ariko wavuganye nanjye mwami abantu bafite imitima irushye mwami abantu bari kurwana n'intambara batihamagariye yego mwami basange bahumurize yego dahumurije umuntu mwami yagwa ruhaba yego dahumurije umuntu yakwiyahura ariko turasaba ibihumuriza biturutse iwawe mu ijuru nyakubahwa rengera abantu wahamagaye mwami aya mashuri ducamo mwami duhe kuzayasohoza amahoro Uwiteka Nyiringabo mwami ndagushimye ndaguhimbaje Mana
cy'ikinyamakuru Uwiteka Nyiringabo ubakure ku rwego bashyire ku rundi rwego kuko bamamaza ubutumwa bwiza bamamaza iby'ubwami bwawe bana nabo bagurira imbago nk'uko bazaguriye Yabesi haleluya ubagirire neza Uwiteka Nyiringabo utaha tuzahure Uwiteka Nyiringabo bafite amashimwe urakoze urakarama abana n'abantu bose ubane mwami n'abakwemera n'abatakwemera ubane n'abagukurikiye Uwiteka Nyiringabo n'abataragukurikira ubane n'abantu batari bakizwe Uwiteka Nyiringabo mwami kugira ngo umunsi umwe mwami tuzabona ingororano yawe urakoze urakarama n'izina rya Yesu Kristo. Amen.